Aramutse neza mwese. Generals here present, senior officers and officer cadets. Nishimiye kuza hano kuganira namwe kandi tukaganira mukiri mu mahugurwa n'inyigisho mwatangiye, bamwe mumaze igihe gito hano, abandi igihe kirekire. Ubwo nagira ngo mbafatirane mutara vangaha mwigira mujya mu mirimo ibategereje ijyanye n'impamvu muri hano. Impamvu muri hano rero irumvikana, muri bamwe ubu bari mu nzira, bari hafi ndetse kugera aho iyo nzira iganisha ku mwuga w'igisirikare, umwuga wo kurinda igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwo mwuga rero ngira ngo birumvikana cyangwa bigomba kumvikana, ari umwuga usanzwe wo kuba mu ngabo, ingabo zishinzwe kurinda igihugu mu buryo bwo kukirinda umwanzi cyangwa guhashya umwanzi igihe yagiteye. Akenshi bikumvikana nk'aho ari aho bigarukira cyangwa ariho bihera kandi akaba ariho bigarukira, ari ukurwana n'umwanzi. Muri uko kurwana rero harimo ibintu byinshi, niko bisanzwe, ariko noneho igihe uko gihita niko bigenda byongera kuba byinshi. Kurwana uharanira ubusugire bw'igihugu bikubiyemo imyumvire. Igihugu cyawe uragishaka ute? Ushaka ko kimera gute? Urarwana rero n'uhungabanya igihugu akibuza kumera uko cyifuza kumera. Iyo ni indi myumvire. Hari ukurwana ubwabyo, birimo ubumenyi, bigomba kubamo ubumenyi. Ukurwana n'urwana nawe urebye nawe nicyo kimwe nawe, kuko yari ibihugu bifitanye ibibazo, ingabo z'ibyo bihugu ziba zaranyuze mu mahugurwa cyangwa zarigishijwe uko zigisha. Ni ukuvuga ngo uhanganye nawe nawe afite ubumenyi, uhanganye nawe nawe afite igituma ashobora guhangana nawe. Aho rero ikibitandukanya niyo mpamvu ituma urwana, n'ubumenyi bw'uko unarwana. Ibyo ngibyo nibyo bizana igitandukanye.
ku gihugu cyacu rero nk'uko bimaze imyaka n'amateka yacu, twubaka igihugu muri rusange mu majyambere kugira ngo abaturage bacyo bamere neza, gushingira kuri politiki ikwiriye kuba yumvikana, noneho tukagira rero ku mpamvu zitandukanye n'abatifuza ko icyo gihugu cyagera aho gikwiriye kuba kigera, cyagera kuri iyo ntego. Abo bamwe baba ari abanyarwanda, baba ari ababashyigikiye b'abanyamahanga cyangwa ibindi bihugu, icyo bakoresha akenshi kimwe muri byo biba intwaro. Ni ukuvuga rero ngo twebwe turarinda igihugu cyacu, turarinda ubusugire bw'igihugu cyacu, turarinda intego zacu z'igihugu gishaka kugeraho, nibigera ku gukoresha imbaraga cyangwa gukoresha intwaro, dukwiye kuba twiteguye, dufite ubumenyi bw'uko turwana, dufite ibikoresho bituma dushobora guhangana n'umwanzi, bityo ngira ngo mu byinshi munyuramo yo muri hano ni ibyo ngibyo. Hanyuma twebwe rero nk'u Rwanda dufite umwihariko wacu. Umwihariko wacu ni uko dufite intego nziza dufitiye igihugu cyacu ibyo dushaka kugeraho, ndetse zihambaye, akenshi zitangana n'amikoro igihugu cyacu gifite. Ariko mu muco wacu hakabamo kuvuga ngo dushobora gukora byinshi binarenze n'amikoro dufite. Ubwo bishaka uburyo, bishaka ubumenyi, bishaka ubwitange, bishaka gukorera hamwe, ndetse birimo n'imyifatire myiza y'umwuga cyangwa muri uwo mwuga, imyumvire n'imyifatire. Ubwo ni discipline. Discipline muri RDF ni kimwe mu by'ingenzi dushingiraho. Imyifatire itarimo ruswa, itarimo ubusinzi, itarimo ubugambanyi, irimo kureba mugenzi wawe mufatanyije umwuga, kureba umuturage ukumva ko buri umwe akorera undi. Ibyo ni ibijyanye n'imyumvire y'impamvu abantu baba bari mu ngabo. Ibindi mwiga nabyo biyongeraho kuri bo bavuze batwara igihe kirekire, wiga imibare, wiga physics, wiga engineering, wiga ubuganga, wiga izindi nyigisho nyinshi hano
mwiga byaba iby'ubukungu byaba iby'iki, ibyo ni byiza, birafasha, bifasha kubaka umuntu, ariko umuntu ushingiye kuri wa musingi wa bya bindi nabanje kuvuga by'ukuntu ugomba kumva umwuga wo kuba ingabo y'igihugu. Ubwo rero hano byose ngira ngo igisubizo kirahari. Hari umwuga wo kuba ingabo wihariye, harimo n'umwuga wundi w'ubumenyi, w'imikorere, birenze kuba ingabo y'igihugu muri uriya mwuga nyine. Nicyo cyatumye rero nza kubasura hano ngo nganire namwe, byari ukugira ngo jyewe ubwanjye nze mbibibwirire, mbiganire namwe, nubwo nzi ko hari n'abandi babibabwira cyangwa se mubizi, ariko nagira ngo mbibibwirire, ndetse mbibibwirira kuko nabyo birazwi ko n'ababizi cyangwa n'ababyumva cyangwa bifitemo uruhare mbere yanyu, hari ubwo batuzuza ibyo byangombwa kandi bari bakwiye kuba babizi. Hari benshi bayoba, hari benshi batifata neza, hari benshi bahemuka, hari benshi badakoresha ubumenyi nk'ubwo mubonera hano, bwaba ubw'umwuga wihariye wo kuba ingabo, byaba iby'umwuga wiyongereyeho w'ibyo wize, hejuru y'ibyo bakateshuka ku ntego ubundi ikwiriye kuba ariyo yubaka igihugu, kandi ari byo dushinzwe. Nibwo buremere rero nabihaye, byatumye nza hano kugira ngo mbiganire namwe, tubyumve neza, tubyumvikaneho, mbese buri wese amenye icyo ateze ku wundi, umenye icyo uteze ku bayobozi bakuyobora, umenye icyo uteze ubundi bikwiye kuba cyumvikana, ariko ubimenye kurusha ku gihugu, ndetse umenye n'ibyo uteze ku bayobozi b'igihugu ubwabo. Nicyo cyatumye nza hano ngo tubiganire. Ubu rero turi mu bihe, turi mu karere, turi mu isi, aho ibintu bisaba abantu mu gice cyabo icyo ari cyo cyose barimo, navuga bidusaba twebwe nk'u Rwanda, nk'Abanyarwanda, ariko ni ibya kera, ahubwo ubu ni uko bigenda birushaho gusa, naho bisaba icyo nakwita kwimenya, ukimenya, ukamenya ibyawe, ukabirinda, ukabigwiza, ukabikuza, hanyuma ibikurikiraho ni ibindi. Ibikurikiraho ni ubufatanye, ushobora gufatanya n'ibindi bihugu
buri wese akabigiramo inyungu bakagera kuri byinshi. Ibyo ni byo byiza, ni byo byifuzwa. Ariko hashobora gukurikiraho n'ibindi. Abantu batabona icyiza mu bufatanye bashobora noneho kwifuza gusenya ahubwo ibyawe wubaka cyangwa wubatse, cyangwa kugusenya wowe ubwawe. Aho rero niho mvuga ngo kwimenya ndabivuga mu buryo bwo kubaka ubushobozi, capacity. Must build our capacity. Our capacity to grow, to develop, capacity for prosperity. Equally important, capacity to defend those interests. We must defend our interests. We must defend our development. We must defend our people. So nicyo navugaga kwimenya. Turimenya. Hari abacu, hari igihugu cyacu, hari twe. Tugomba kwimenya kuvuga ngo ntabwo tubeshwaho nuko hari udushaka, hari udukunze, hari utwifuriza neza. Ya tubeshwaho nuko ari uburenganzira bwacu. Uburenganzira bwacu. Nta wundi muntu ushinzwe kukugenera ibikubaho, undi wo hanze. Nitwe twigenera mu bwumvikane, mu nama dushobora kujya kugira ngo twumvikane ibyatugirira akamaro. Ibyo niwo umusingi mvuga ukwiriye kuba ubarimo mwebwe. Muracyari n'abatoya, abakobwa n'abahungu. Kuba batoya bivuze ko ufite imyaka myinshi imbere yawe, ugomba gutangamo umusanzu muri kwa kwimenya, mu kumenya igihugu, kumenya abawe n'ibyawe. Ubwo rero ngo utangira kare kumenya ibyo ngibyo, bitangira ukiri muto. Ntabwo watangira kubimenya, ntabwo watangira kubyiga cyangwa kubibwirwa washaje, ushigaje imyaka mike imbere yawe, utagifite imbaraga. Ni mwebwe, ubwo ni ukuvuga ngo ni mwebwe. Imyaka 5 iri imbere, 10 iri imbere, 15, 20, kugeza ku yindi myinshi, ni mwebwe. Aho muzajya gukurira, muzajya gusaza, ubwo ni ukuvuga ngo buri wese akwiye kuba yibaza ati ariko iyo myaka yose nzayinyuramo, umusanzu wanjye ni uwuhe? Nzaba ngeze kuki? Nzaba ngejeje igihugu cyanjye kuki? Uko witekereza, uko wiga, uko uhugurwa, uko umenya, uko ukora imirimo, uko uhabwa inshingano, jya wibaza icyo kibazo. Ikibazo uvuge ngo ngeze kuki? Ngewe ku giti cyanjye. Ariko se noneho ibyo ngezeho ndagezaho nte ku gihugu
nacyo ibyo nkigomba. Ibyo mwiga byose ukwiye kuba utekereza utyo. Ndagera kuki? Ndigeza kuki? Ndageza igihugu cyanjye kuki? Igihugu cyanjye gikeneye iki? Natanga umusanzu wanjye nte kugira ngo igihugu cyanjye kigere ku ntego yacyo, ariyo ntego yacu twese hamwe. Ndizera ko ibyo byabafasha, kandi ndizera ko wenda mushobora kuba munabitekereza nuko mwari musanzwe cyangwa no mu masomo yanyu ya buri munsi no mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kuko niko bikwiye. Igihe icyo nkora ni ukubyibutsa gusa, ni ukubishimangira, kuko nibyo by'ingenzi bitumye muri hano, nibyo bitumye ababanjirije nabo barageze ku byo bashoboye kugeraho. Mwebwe mukwiye kuba mukomeza mukabyigeza ahandi imbere kure. Ikindi navuga ni mu mikorere y'abantu bashaka kwigira, bashaka kwimenya, bakamenya ibyabo, bakamenya iby'igihugu, bakamenya kubana n'abandi, bakamenya gukorana n'abandi b'ibindi bihugu cyangwa by'andi mahanga. Usibye ya discipline navugaga mbere, usibye ya myumvire myiza navugaga, usibye ubumenyi, habaho n'umuco w'imikorere. Umuco w'imikorere kuvuga ngo ndakora ikintu nkinoze, ndakora ikintu nkigeze ku buziranenge bushoboka nshobora, nawe ukaba umuco. Icyo ari cyo cyose kugira ngo ibyo, kandi mwebwe usibye ko hari ubwo abantu bakora n'ibintu ariko ntibabifatanye n'impamvu, ntibumve neza impamvu, bakubwira kumesa umwambaro wawe, kugorora, ukuntu uhagarara, ukuntu wifata, ukuntu ugenda. Hari ababikora bakanabikora neza ariko batumva impamvu yabyo. Hari ushobora kuba yibwira ngo barabikorera, ni nko kuguhana. Officer cadets iyo mukora training hari ibintu babakoresha rimwe na rimwe ukibwira ko it is just for inflicting pain on you. No, there is a reason. It is soliciting in you the understanding that your body can accommodate a lot. Don't take things for granted. Be aware, wake up, be alert, and that after all, life is not as smooth as we all want it. You meet those obstacles. It's creating those obstacles that you are likely to meet, so that when you meet them, you overcome them with ease, with more ease than it would have been
if you hadn't been taken through this and practiced it. But another thing is, it's sort of perfecting whatever you are doing, even simple things, because it later on translates into every other thing you do. Meaning, yakubwiye ngo, hagarara weme uniform yawe yugorore ike, walk properly. It gives you confidence. It is taking you to a level where, yes, if I'm walking, why don't I walk straight? Why don't I have this pride in me that I'm upright? Short or tall, you are upright. But if you want, it then goes back to something else. For you who are doctors, who are training to be doctors, who are training to be engineers, trying to be whatever, it's like telling you when you are a doctor, study medicine, study as much as you can, know as much as you can, practice as much as you can, but in that practice, do the best thing you can do. Be upright, like they tell you to walk upright. It means in handling of the patient, in dealing with the disease, in handling anything around that, do it to the best level you can. Don't do it halfway and say, okay, this is enough, and go. Or somebody comes to you, a patient, listen to the patient. Pay attention. Find the best remedy for that patient. Handle that patient the best way you can that is on his problems. You are an engineer. Whether you're in construction, or in mechanical engineer, or electrician, or electric engineer, or whatever you're dealing with, do it with precision, the way it should be done. Take it to the level you understand, you can, but do it right. Do it with that straightforwardness that you can. Nabanjije ku baganga. If you don't have that discipline, I used to hear a lot of stories in different places. Have any one of you ever had some doctors operate on the patients, and sometimes they have forgotten instruments, some equipment in the patient? Have you ever heard of such a stories? Yes, I have. That means, is that a doctor, if that is thinking right, that is upright in their profession, that would do that? Huh? No. But even with other things, some engineers,
They work on something, on a machine, then they tie all things and think they are ready to go. Some of them may forget to run through to check whether what they have done is right. That is not a good engineer. They go and they assume everything is right. Somebody else comes when you start something, the whole thing breaks down. And when they examine, they say, oh, there was a screw that he forgot to put back, or that wasn't well tightened. And some of it can cause accidents, can kill people. These are things, these are real things in life. But the aim is to reduce on them, on their occurrence. Nuko bigabanya. Yendererwa kugira ngo ibintu nk'ibyo bitaba. Aho byayaga biba ari 100 tubigabanye nibura biba nka 5 mu 100 twakoze, cyangwa se aho kugira ikiba. Ibyo byose bituruka, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo wize engineering cyangwa wize ubuganga cyangwa wize igisirikare cyangwa wize icyaha. Noneho igisigaye ni ukuntu wifata mu byo wize, mu bumenyi cyangwa mu kazi ukora, uko wifata gute. Abandi no ku rugamba noneho bitari ibyo byo mu myuga yindi navugaga gusa. Wowe uraho uyoboye ingabo, ariko wenda muri operations, ariko wowe umuyobozi wirebye gusa byawe bikureba, wabyutse wakarabye wafunguye wagize ute, ariko ntiwakurikiranye kumenya ngo ariko izi ngabo nyobora zo byagenze gute, bariye bifasha bate. Cyangwa se uri ku rugamba ntabwo wakurikiranye, ntabwo kugira ngo buri musirikare wese, buri muntu, buri ngabo uri ku rugamba imenye inshingano yayo, imenye uko ikorana n'undi na mugenzi we, imenye uko ikorana n'abayobozi. Ibyo byose hari inshingano buri wese afite, guhera ku muyobozi wo hejuru kugera ku musirikare usanzwe. Buri wese agomba kugira icyo yuzuza. Biriya rero munyuramo ni ukwibutsa ngo n'ubuntu butoya, no gusasa. Niba bigisha gusasa uburiri, sibi? Waba wabyutse ntusige ibintu bizingazinze nk'aho hahoze haryamye abantu mu mutwe batari bazima. Subira inyuma ukabitunganya. Buriya ni bikwiye kujya muri buri kintu cyose mukora. Ntabwo abantu nk'ibiremwa twese ntabwo tubyubahiriza 100%, birumvikana. Ariko icyo tuba tuvuga ni ukuvuga ngo bigere ku certain level aho bigaragara ko you have put in an effort, you have made effort, you have been trained, you are really doing your things above average, the way you've been taught to do them, the way you thought you should do them.
above average. Yes. Above average kandi kaba hafi twese. Ntabwo nsaba ngo tube twagera ijana ku ijana twese, ntabwo byashoboka, ariko bigomba kugaragarira mu byo wakoze. N'izi ntambara turwana rimwe na rimwe nazo zigomba kugaragariramo ubumenyi bwacu, ubushake bwacu, imikorere yacu. Niba ari ku rugamba urashaka ngo urwane ugere kuri above average, kuko if you go below average it means umwanzi arakumerera nabi, sibyo? Yes. So ibyo rero ni umuco twifuza ko twagira nk'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, nk'abanyarwanda, aho turi hose bikaba ko ariko tubyumva. Kandi bihera aha ngaha. Ntabwo muzi umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umwana agwa hehe yangirikira he? Yangirikira mu iterura. So mwebwe rero navuga ko ku rwego rw'igihugu mu by'umwuga, mu byo dukora, ubu namwe muri mu iterura, ntabwo muri iri terura ntabwo dushaka ko hari uwangirika, turashaka ko akazi ko kubarera ko kakorwa neza, kazakomeza gakorwe neza, ndetse hari byinshi bidahari mukwiriye kuba mubona cyangwa bibafasha gukoresha, ntibiraboneka, ariko buri munsi dushaka amikoro kugira ngo bibe byaboneka, ntabwo tuza bihagarika. Ariko namwe noneho mukomeze mugere wa muco uvuga ko dushobora kugera kuri byinshi bisumba cyangwa birenze n'amikoro dufite, sibyo? Ni umuco dukwiye, dukeneye, ariko binadufasha kugera ku bindi dushaka tutarabonera amikoro vuba, kubera ko biduha umwanya kandi tutataye umwanya, tukagenda dukora ibintu byinshi. Nagira ngo tuzakomeza twubake ingabo zacu, twubake uburyo bw'ibikoresho bikenewe, mu buryo bw'imyigire, amashuri, abarimu, ibyo byose tuzabishyiraho umwete. Nagira ngo mbonereho nyine n'umwanya wo gushimira abarimu, ababigisha, baba ari abasanzwe mu ngabo zacu, baba ari n'abaturuka hanze. Turashaka ko umubare wabo wiyongera, turanashaka ko ibyangombwa bakeneye byajya biboneka uko bishoboka, tuzajya tugenda tubyongera. Ngira ngo rero ndumva ntatinda kuri byinshi, mvuga byinshi bikubiye muri ibyo ngibyo, usibye ko dushobora gufata undi mwanya, waba ufite icyo ashobora kubaza, icyo ari cyo cyose mukabaza,
hanyuma nkabareka mukajya gukora imirimo yanyu. Asante sana.